tuza kumenya yuko byanze bikunze umubyeyi n'umuzukuru wiwe bishwe bagatabwa muri tuwarete. Ahangaha ni ubwiherero basanzemo abantu babiri, umubyeyi ndetse n'umwana babanaga. Ubwo byamenyekanaga rero ku makuru yagiye atangwa n'abaturage, polisi, RIB ndetse n'izindi nzego z'umutekano n'abaturage bihutiye kuza bakuramo abo bantu uko ari babiri. Ni ibintu rero abaturage bavuga ko ari ubugome bw'indengakamere, bagasaba yuko ku muntu waba yabigizemo uruhare, iperereza nirimara gukorwa hakamenyekana waba yabigizemo uruhare, ko uyu muntu yahanwa by'intangarugero agahabwa ibihano nk'uko abaturage batuye muri aka gace babigaragaje. Hakaba n'ubu ngubu hari bamwe mu batawe muri yombi kugira ngo bakorweho iperereza, ariko abaturage bagasaba ko waba yabigizemo uruhare hakoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo ahanwe by'intangarugero, ndetse ngo banamuzane mu baturage babashe kumuhanira imbere y'abaturage. Tuza kumenya yuko byanze bikunze umubyeyi n'umuzukuru wiwe bishwe bagatabwa muri tuwarete. Ugiye kumva induru iravuze ngo babonye muri wese ngo Mukamutara ngo n'umwuzukuru, ubwo twagiye tujya kureba dusanga kuko bamwishe. Ubwo yamaze kumwica nyine ibyiwe arabigabiza arabishora. Niyo makuru turimo twumva, ahubwo tukaba dusaba ko bagomba kumuzana nawe bakamwicira aho abantu babona, kubera ko yadukoreye ibintu bibi. Icyo nasaba ubutabera, kuko ubu ngubu badusize mu gikomere gikabije. Niba data yarishwe muri jenoside bakamujugunya muri tuwarete, tukaba ariho tumukura, na mama n'umwuzukuru nawe bakaba bamwishe bakaba bamujugunya muri tuwarete, njyewe numva yuko baramutse babonetse babakatira urubakwiye. Kwica umuntu umwishe nijoro, umunsi wose urije, buranacya ushora amatungo ye mu isoko urayagurisha, nta muntu bizi, biza kumenyekana nimugoroba. Abaturanyi, turashima abaturanyi bahangaha baje kureba, babona urugi ruriho bagira ngo yagiye kwibuka kuko abakobwa bwira batamubonye, ariko nyine ngo hari abantu batubwiye ko baboshe kubona ahantu hora amaraso gake gake, bagenda baganisha aho amaraso ari, basanga ari muri tuwarete mwabonye. Aka ni akarere ka Huye, umurenge wa Mukura, akagari ni ka Buvumo, umudugudu ni wa Mpinga. Akwiriye gupfa nta kindi, kuko ntabwo yabana n'abantu n'ubundi agarutse nanone yakwica abandi. Nyine yamwiciye mu nzu, nyine bari mu nzu, ariko ubundi bari muri yabataye muri wese. Ukekwa mu babikoze, yabyukanye amatungo yo muri uru rugo ayajyana mu isoko i Busoro, aho bita i Busoro mu murenge wa Gishamba, arayagurisha ngo ihene ebyiri. Niyo makuru dufite. Umva nagize n'ikibazo gikomeye kubera yuko urumva iyi tariki 5 niho twibutse abana n'abagore, dutegereza mukecuru kaza kwibuka turamubura. Ubwo nageze ngo nugusiba bisanzwe kuza kwibuka, kuko twe dufite umwana wapfuye muri jenoside wiwe n'umugabo niho yapfuye papa, turategereza turaheba. Nimugore rero babimbwiye bitantekereza, bitanibuka n'ukuntu twagiye kwibuka umwana n'umugore, bakaba ari nawe baje nanone kwita bica bakamwicana n'umwana nanone kuri ya tariki n'ubundi 5 twagiye kwibukaho. Nahise jyewe mbibona ko ari ingengabitekerezo iri hano kandi ikabije pe, nabifashe nk'ingengabitekerezo kuko bamutwaye n'ihene, bamutwara n'amafaranga aramaze iminsi yaragurishije ikawa, agurisha ikawa, batwara n'imifuka 4 y'ibishyimbo na telefone yiwe barayijyana. Umva Karuru karavuga, ariko nkumva karavugira ahantu kure, kuko giye wanyuriye hepfiriye. Ubwo ndisunika ngera ku irembo, nageze ku irembo Karuru gacecetse, ndahagarara ndibaza, ndavuga na pontu ubwo nizamara ibobo ziri kwikoni hepfo nyine, ubwo nibo bavugije induru bariho bararwana. Nisubirira mu rugo, bwari bwije, ubwo nahise njya kuburinjya kwiryamira. Ubwo nabyumvise mu gitondo ko ari uyu mubyeyi wa hano ngo barayibishe, ngo n'umwana we. Ibintu byatubabaje nese urumva twabyakira.
agiye urwo rupfu rw'uyu mubyeyi rero n'uwo wamwishe nta babanaga yari umuhungu we ntabwo nakeka ngo yamwiciye iki kubera ko ntabwo nkunda kugenda muri aka karere bahepfiriye twahuriraga mu mayira duhurira mu mayira gutya tugenda none se urumva yaba yabikoreshejwe yakozwe n'igiki jewe namusabira urupfu nk'urwo yamwishe kuko yagize nabi cyane namusabira urupfu pe ko ntabwo yakwiye kuba yaba mu bantu n'abandi azabamara nta umuntu bakimbiranaga nzi njye nazindutse njya gusarura hirya hari ubwo umwana niwe waje arambwira ati nyese nakuku bamwishe ntibamwishe ati yapfuye ubwo rero umwana niwe wabimbwiye gutyo yewe mpita mwanukanye mpita nzahana nyine yamwiciye mu nzu nyine bari mu nzu ariko ubundi bari muri yabataye muri wese nkuko twabibonye uwo mubyeyi yatubabaje ubwo umuntu wabikoze ntakwiriye kuba mu bantu kuko twese yaduhemukiye yari umuvandimwe yari umuturanyi twazaga guhinga tukahasaba amazi akwiriye gupfa nta kindi kuko ntabwo yabana n'abantu n'ubundi agarutse nanone yakwica abandi bataye muri tuwarete nyine niho babakuye ubwo nyine umugore yiberaga itumba ubwo yamaze gukora ibyo ngibyo n'ihene yazishoye ahita nyine asanga umugore we niho bamufatiye nyine ntibabanaga ariko ntabwo babanaga ariko urumva yarahunze uwo wabaga nyine umugabo w'uwo mugore turiho tuvuga yari nyina wabo ubundi yari nyina wabo niwe rero bakeka kariwe yaba yamwishe kuko ariwe babanaga kandi nta wundi muntu nako niwe amatungo ye nyine yahise ayajyana uretse ingurube ngo yabananiye niyo basanze njye numvise bavuga yuko umukecuru Mukamutara n'umwuzukuru we babasanze muri tuwarete ubwo rero wumvise ikintu nk'icyo ngicyo uhita usa nk'uhungabanye ntabwo wavuga ngo urajya kukurura amakuru ahubwo uko nyine agize ibi bintu ni ibintu by'indengakamere ngiye kuva nakabaho n'ubwa mbere mbonye ibintu bimeze uko twabifashe nabi kuko byaduhungabanyije umusozi wose ntabaryamye ntabagize gute kubona ni ikibazo rero uwo muntu bakeka uwo muhungu babanaga hano kuko akimara gukora iryo bara ejo ntabwo yahaje kumvise yuko ngo yari yashoye n'ayo mahene mu isoko rero n'abamuhamagara nko ku matelefone ntabwo yayifataga reka mwamuzana cyangwa umuntu akamunyonga nawe rwose nawe agapfa kuko ntabwo akwiriye kubaho nawe gusa uwo mwana w'umuziranenge yishe uwo mukecuru babareba abaturanyi uwo muntu ntakwiriye kubaho nawe umuntu agomba bishoboka nyine namwe mwamukora nk'ibyakoreye abandi nabimenye mbese hakeye kuko uyu muntu yari umuntu ugwa neza twasuranaga ntamaganza muri uru rugo ariko ngewe ko nabyumvise babivuze uyu muhungu wabagaha uyu mubyeyi yaramubereye nyina wabo akamutunga nk'umwana mu rugo niko babanaga nta kibi twari tubaziho n'uyu mubyeyi nta kibi twari tumuziho akamusigira urufunguzo ibintu byose bagakorana ubwo rero nagiye kumva numva ibyo birabaye numva pe uwo muntu numva sinzi uko muketse ni igikoko pe kubona umuntu atakugiriye nabi mu bana ari nyoko ukica umwishywa ukica na nyoko ibyo bibaho nuko nabyumvise ahubwo twumiwe nta wundi pe ariwe babana n'uwo nguwo nta wundi kibwije none hatanageze inaha ihene abaziguze bamwe numvise ngo nabo bari kumwe nawe muri ibyo byose babajyananye kuko bazababaza uko ngo hari n'uwazizituye aha mu nzu ntawe nzi niko nabyumvise muri abo bantu bajyanye ngewe ikintu usaba uwo muntu nta muntu afite muri uru Rwanda dushaka umutekano nawe uko yisha abandi nawe bamujyane kuko nta mahoro adushakira muri uru Rwanda nkuko nabyumvise bana baza bati
ba mwana wawe bamwishe nabifashe gutyo runza kureba ejo nimugoroba bamwicanye n'umwana w'umuzukuru wari mu mwaka wa 4 aho bamusanze numvise ngo bamukuye muri tuwarete byanyobeye tugwa mu kantu turicashije nta kindi twarenzaga umuhana nyine urumva ko yabaye inyamaswa nta kintu umuntu bamuhane bihanukiriye nta kindi twifuza bamuhane bihanukiriye kuko yishabo n'abandi ubanza atari n'ubwa mbere abica nta kwiyahura oya nta kwiyahura pe bamwishe ko ari umubyeyi bishe bamwicana n'umwana nyine wumva yuko ari igikorwa ndengakamere buri wese akabyibazaho ukibaza impamvu bikamucanga burya kwiyahura biratandukana n'umuntu ntiyakehora ajya muri wese yakehora ku bundi buryo noneho burya niba umuntu avuga ati hari umwana babanaga gutya niwe bakeka kuri ibi ni gutya na gutya nyine amategeko niyo abikurikirana nimba nuko leta y'ubumwe hari ibintu yazanye byo kugira ngo baganirize abantu n'ibicyaha cyabaye wenda bashaka impamvu cyabaye kuko nakuri bavuga bafunga umuntu mbonko ari mu iperereza iperereza cyo rizafata icyo bazakurikiza aka ni akarere ka Huye umurenge ni wa Mukura akagari ni aka Buvumo umudugudu ni wa Mpinga amakuru njye nayamenye saa 12:45 saa nimugoroba aho nari ndi mu rugo bitewe n'ikibazo cy'uburwayi nari mfite nakoze agisida numva umubyeyi yazamutse iwanjye avuze induru bwira abana ati se iyo nduru ivugiye he ndasohoka ati vuze rimwe twacyaka ibera hari hepfo ariko ndapeza asanga ntabwo ari hibereye nyuma hazamuka mudamu wanjye arasohoka arambwira ati umubyeyi uciye ahangaha avuga ko anyisi bamwishe umutima urandya kinakoze yese manuka hanutse ndaza kuko usanga abantu bari hano turamenye inzego zibanze ziraza zirabikurikirana zikora iperereza tuza kumenya yuko byanze bikunze umubyeyi n'umuzukuru wiwe bishwe bagatabwa muri tuwarete ubwo inzego z'ibanze zase zibikurikirana yego babakuyemo inzego mu masaha ari nka saa 1:45 byari byose hafi saa 2 babakuyemo z'ijoro twese turi abantu buriya iyo ibintu byageze mu inzego zikomeza zabiginjiyemo zigomba kubikurikirana zikareba nimba uwo muntu nimba iyaho cyangwa yishwe ariko twabihaye inzego zimwe zirabikurikirana habaye icyaha nyine cy'ubwicanyi cyabaye kuba cyabaye kuko ntabwo umuntu yifashe akita muri toilette n'umwuzukuru bye ntabwo bishoboka amakuru rero bahawe inzego zatabaye zahawe n'abaturage zose cyakora iperereza zimuze yabikurikirana ikintu twabasabira nuko niba bakoze ibyo bintu bimara kubahama bazaza bakaburanishwa mu kagari tukanababona byadufashe tumaze kubabona tukinabimenya nta wamenya uko umuntu wamwishe gusa ko bakiri mu iperereza kugira ngo barebe ko ayo makuru yamenyekana kuko twese ntawe urayifata nk'impamo ntawe uzi ukuri ntawe uzi uwamwishe turacyategereje icyo ubuyobozi buzabivugaho cyabaye nk'igikuba gicitse kuko tutamenye gahunda uko bimeze kubona bakorwa nk'abiriya ndetse bagafata abantu bakabajugunya muri wese nko mu gihe cya jenoside ubwo urumva ko benshi barahambutse kubera ruriya rupfu rwibukije rwinshi kubona abantu bajugunya muri wese n'ahari igisima muri jenoside bagishyizemo abantu bose uriya asigaramo hano ari ubu none banawe bamujugunye muri wese ubwo nicyo gikuba cyacitse hano ibyo gahinda dufite yuzi icyo nk'icyifuzo cyacu nk'uko twahabwa ubutabera
bukwiye byibuze bakamenya ko n'iryo totezwa rihari ry'abantu bahora bicwa bazira akarengane babigizemo uruhare ubu leta niba imwe bashaka abifite biri mu iperereza ko tumenya ko ari bo ibyaha bibahamye ubwo leta izaduha ubutabera ko gukomeza gupfa tuzira ubusa hari abafashwe njyewe mvuka muri kano kagari ka Buvumo twebwe ejo twuriye mu gikorwa cyo kwibuka abagore n'abana hariya mu rwego rw'akarere mu murenge wacu wa Mukura urwibutso rw'Akabakobwa ariko ubu nta gahunda twari tuzi cyaje kumenyekana ku mugoroba aho batubwiye ko umubyeyi wari utuye ahangaha bamusanze muri tuwarete n'umwuzukuru we hano habaga umubyeyi witwa Mukamutara n'umwuzukuru we muto ufite imyaka nk'umunani ndakeka n'umunani ubwo aho tubimenyeye n'igihe tukimara kubimenya turabimenya dutangira guhuza amakuru aho bamukuriyemo rero bamujyana muri morgue niyo mpamvu ubona turi ahangaha turi hano nyine nk'abantu bari mu kiriyo nyine wumva tukiyumva twacitse ururondogoro twese turahurira turabwirana urumva twacitse umugongo nyine twabuze umuntu wacu kwica umuntu umwishe nijoro umunsi wose urije buranacya ushora amatungo ye mu isoko urayagurisha nta muntu ubizi biza kumenyekana nimugoroba abaturanyi turashima abaturanyi bahangaha baje kureba babona urugi ruriho bagira ngo yagiye kwibuka kuko abakobwa bwira batamubonye ariko nyine ngo hari abantu batubwiye ko baboshe kubona ahantu hora amaraso gake gake bagenda baganishaho amaraso ari basanga ari muri toilette mwabonye ukaba ukica umuntu ukamuta no muri toilette none ugafata n'umwana w'imyaka 8 ukamushyira icyo urumva we wavuga iki se ntakundi ukekwa mu babikoze yabyukanye amatungo yo muri uru rugo ayajyana mu isoko ibusoro aho bita ibusoro mu murenge wa Gishamba arayagurisha ngo ihene ebyiri niyo makuru dufite byo nk'uwakoze ibi aramutse amenyekanye nabo bafatanyije kuko ntabwo mpamya ko umuntu umwe yaza ngo yice abantu babiri icyarimwe ari umwe ni benshi baramutse bagaragaye turasaba ubutabera bazabazane hano mu nteko y'abaturage hanyuma baburanishwe bemera icyaha kuko ndahamya ko batagihakana bemera icyaha imbere ko abangaba icyo gihe bihisomo na mundi wese wabitekerezaga n'undi wari muri wa mugambi ariko atabonetse kuwujyamo kugira ngo abone isomo byihana barambwira ati tumubonye muri toilette tubonye imyenda imeze nk'iyo muri toilette kandi kuva mu gitondo ntabwo twigeze tumubona byabaye ngombwa yuko bitahamagara ubuyobozi buraza burantwara turaza numvaga ari nk'inzozi ari ukubeshya ngeze hano koko sanga bahita babwira arimo haza inzego z'umutekano n'abayobozi ariko jyewe urumva nagize n'ikibazo gikomeye kubera yuko urumva iyi tariki 5 niho twibutse abana n'abagore dutegereza mukecuru kaza kwibuka turamubura ubwo nageze ngo nugusiba bisanzwe kuza kwibuka kuko twe dufite umwana wapfuye muri jenoside wiwe n'umugabo niho yapfuye papa turategereza turaheba nimugore rero babimbwiye bitantekereza bitanibuka n'ukuntu twagiye kwibuka umwana n'umugore bakaba ari nawe baje nanone kwita bica bakamwicana n'umwana nanone kuri ya tariki n'undi 5 twagiye kwibukaho nahise jyewe mbibona ko ari ingengabitekerezo iri hano kandi ikabije pe nabifashe nk'ingengabitekerezo kuko bamutwaye n'ihene bamutwara n'amafaranga aramaze iminsi yaragurishije agurisha ikawa batwara n'imifuka 4 y'ibishyimbo na telefone yiwe barayijyana ebye baramwishe bamujugunya muri toilette ariko hagati aho ngaho
nko mu kanya abana mbajije umuturanyi utuye aha ngaha ndamubaza ati ese ko iyo yajyaga akenshi ko iyo yajyaga kugenda mwamubonaga byagenze gute, arangije aratubwira ati nimugoroba twari turi kumwe, nimugoroba twari turi kumwe, araza aratubaza ati ese umwana ari he, uwo mwana babanaga, aravuga ati umwana ntawe uri hano. Aha baramubwira ati narebere ku rugo rwo hirya, ku rugo rwo hirya arareba araheba, bamurangira no hirya iriya, hose aragenda umwana aramubura. Arangije araza abwira n'aba ngaba ati ese ko umwana nawe namubuze, tenda reka ntegereze araza kuza. Urumva umukecuru we yinjiye mu nzu, n'ubundi umwana we yamubuze, yari yamubuze mbere. Urumva bamugiriye nabi, babanje kugirira nabi umwana, nawe bamugirira nabi nyuma. Ikigaragara cyo ku makuru nabashije gufata ni uko umwana ari we babanje, batabiciye rimwe, ahubwo umukecuru we yinjiye mu nzu yabuze umwana, bakaba barabanje umwana kuko umwana aramushakishije ahantu hose ngo aramubura. Ushakisha umwana yabanje kubura umwana, aramushakisha ahantu hose aramubura. Ntabwo turamenya, njye ntabwo ndamenya uwamwishe kuko baracyari mu iperereza. Nanjye niko nabyumvise, numvise ko hari uwo bafashe yajyanye ihene ngo baranayishora i Busoro. Noneho undi musore abereye nyina wabo yajyaga aza kurya hano ku manywa, ariko ntago yahabaga, yazaga kurya ku manywa. Ariko muri iyi minsi ngibiri, umunsi wa mbere uko abakozi bakoreraga mukecuru niko bambwiye, umunsi wa mbere nibwo yaharaye, ejo bundi ngo yirirwa namusoromera ikawa, azisoroma ari wenyine, abandi bari guhinga hano ruguru. Umunsi wa kabiri rero niwo bapfuyeho. Yego, jewe icyo nasaba ubutabera, kuko ubu ngubu badusize mu gikomere gikabije. Niba data yarishwe muri jenoside bakamujugunya muri tuwarete, tukaba ariho tumukura, na mama n'umwuzukuru nawe bakaba bamwishe, bakaba bamujugunya muri tuwarete, jewe numva yuko baramutse babonetse babakatira urubakwiye. Ubu ngubu muri aka kagari nta mutekano dufite. Bibona bafata umuntu, abantu bakabica bakabata muri wese. Ibyo bintu natwe twabyumvise uko. Ubwo uwo muntu wabikoze nta nubwo yabaga ino, ngo yabaga muri Uganda, ariko akaba yaravukiye ino, akaba yaje akica nyina wabo, akica n'akana ka mushikiwe. Urahari, hubwo natwe uwo muntu yatwihishemo, ntago twari tuzi ko ari umuntu wakora ibyo bintu. Ubwo tukaba dusaba ko bagomba kumuzana nawe bakamwicira aho abantu babona, kubera ko yadukoreye ibintu bibi. Twebwe twabyumvise burasi nkari nka saa moya, saa 12:15, ariko induru twayumvise abantu twebwe kubera ko dutuye hano, bikaba byabereye hano ruguru y'akagari. Twebwe twumvise saa moya, twumvise induru ivuga, tugira ngo n'abantu bateye. Mu gitondo rero nka saa 4 niho twumvise abantu bamanuka bavuga ngo n'umukecuru witwa Mukamutara n'umwuzukuru we bishe, akicwa n'umwana wiwe ariwe abereye nyina wabo. Oya niwe nta wundi. None se uriya mukecuru n'umukecuru wacitse ku icumu, amaze igihe, reba igihe jenoside yabereye kugeza iki gihe, uwo muhungu araje aramwakira. Imbi Bugande yaricanye ntago tubizi niwe. None se ko icyo gihe Mukamutara ko yabaye aho akageza iki gihe, uwo muhungu bakabana, izo hene se kuki yazishoye ati? Ubwo yamaze kumwica nyine ibyiwara bigabiza arabishora. Niyo makuru turimo twumva. Ihene n'amafaranga ngo yikawa, kubera ko uwo mukecuru yezaga ikawa nyinshi, ni nabyo yamujijije uwo muhungu. Si Mana Nyagasani, izo hene rero abo baziguze, ahubwo nabo bababaze kugira ngo bajye kugura ihene z'umukecuru yaratuye, nibabanze ngo babaze abaturage biwe igituma uwo muhungu ashoye ibyiwe by'uwo mukecuru batamubona. Abo bantu bazishoye bababaza uko byagenze. Ahubwo twebwe byatubabaje, nubwo baturabufite, yaba tutari dufite ubwoba, ahubwo uwo muhungu iyo bamuzana bakamutwereka
Mukamutara yari umuntu ugwa neza, yari umuntu usabana n'abantu, nta kibazo yari afite. Ibyo bya jenoside twari twariyakiriye, twariyubatse, none uwo muntu aradusenya, atwiciye umutekano, adushebereje akagari. Bimeze nabi, uriya muhungu bashaka bamwice, bamuzane hano bazamuzane ku kagari bamwice tubireba. Uriya mukecuru bamuhohoteye, uriya mukecuru yari yariyakiriye mu bibazo yagiye ahura nabyo bya jenoside, yasigaranye utwana tubiri, ariko abo bana babiri byarangije nabo bagiye muri koma. Njye nabimenye mu gitondo, nagiye kumva numva umwana w'umukobwa aje mu rugo, aje kureba uw'iwanjye, numva arimo arabimubwira. Ndamubwira nti none se Mukamutara ntibimeze gute? Ati Mukamutara twaharaye, bari bamukuye muri wese nimugoroba, ati umuntu yamwishe ejo bundi ku wa 4 bucya, ari ejo ari ku wa 5. Ati n'ubungubu njumva gutyo. Ubwoba turabufite cyane, ubwoba turabufite. Je nari ndimo mbwira abana babyeyi nti ubungubu ugiye nibigeza na 12 sinongera kwinjira mu nzu nsige harangaye, zajya mpita nkinga. Koko ino hari ubwicanyi burenze ukwemera. Icyabigaragaje nuko bahise bamufatana ayo matungo yiwe, ayajyanye itumba, bamufatiye itumba ayashoye. Kandi niho yatahaga y'uwo mukecuru. Yarayashoye ihene 2. Yatahaga hariya kuri uya mukecuru, niho yabaga. Niwe wamugaburiraga n'inzoga zose bagasangira, ugasanga nyine umukecuru nta kibazo afite, ariko urumva ko yaramwibikiye, none byarangije abishoje. Ikibazo twari dufite nyine kiduhangayikishije ni kiriya cy'abantu babiri bapfuye babajugunye muri tuwarete. Nabimenye saa 12:30 nibwo nagiye kumva numva induru iravuze ngo babonye muri wese ngo Mukamutara ngo n'umwuzukuru. Ubwo twagiye tujya kureba, dusanga kuko bamwishe, bakuraho ibiti turareba, dusanga bamwishe. Dufite ubwoba no kugira ngo ngere mu rugo aho dutoye, nagiye gutira itoroshi kuko aho tubona amatara ahari, genda murika kugira ngo nahura n'uwo wenda yari yabikoze akanyica.